Wigeze wumva ugize gutekereza kubi mu buzima bwawe bwa buri munsi, wenda bikakugora gutekereza mu buryo bwiza ngo uhindure izo ntekerezo zawe mbi? Iki ni ikibazo rusange kandi kigira ingaruka kuri benshi muri twe. Icyakora birashoboka guhangana nacyo kandi tukakibonera umuti. Bishobora kutoroha kumenya uko wabigenza ngo ukumire ibitekerezo bibi bikuzamo cyangwa se wibuze kuba bibi kurushaho no kukugumamo, ariko hari uburyo wabigenza. Nk'uko mu nkuru yanditswe ku rubuga The Law of Attraction babivuga. Icya mbere, ni ngombwa kumenya impamvu intekerezo mbi cyangwa se negative thoughts zituzamo ndetse n'ingaruka zishobora kutugeraho. Ese ubundi ni impamvu ki tugira intekerezo? Impamvu zo ni nyinshi zatuma intekerezo mbi, harimo nko kuba ukikijwe n'abantu bagira bene izo ntekerezo mbi, inshuti zawe zigupinga cyangwa se zigutekereza nabi aho uba, cyangwa se uburyo wowe wibona n'uko wiganiriza ubwawe n'amateka yawe. Abantu bamwe bibaho ko intekerezo mbi zibazamo kandi bakabura uko babigenza ngo bigoboture uwo mujagararo w'ubwonko n'umuhangayiko. Byombi bishobora kuzamura urwego rw'ibitekerezo bibi. Impamvu ni uko igihe ujagaraye mu bwonko ufite stress cyangwa se uhangayitse, kenshi haba hari ibyago byinshi kurutaho byo kurebera ibintu mu ruhande rubi, hanyuma bikagutera gutekereza ibibi bishobora kurusha uwo nabi wari ufite. Intekerezo mbi zishobora kubaho igihe wumva uri hasi cyangwa se wagize umunsi mubi, hamwe umuntu azinduka afite umushiha avuga nabi, yumva nta n'uwamwegera. Ibi bishobora gutuma wumva nabi, witekereza nabi, ukishinja amakosa, maze ukizanamo ibibi bikwerekeye. Iyo bikomeje kuba bitya buri munsi, bishobora kukuganisha ku gahinda gakabije, depression, bikaba bishimangira impamvu ukwiye kwiga uko wakwigobotora intekerezo mbi. Dore zimwe mu ngero 5 z'ibitekerezo bibi bijya biza mu bwonko bwa muntu. Icya mbere ni ugutekereza abandi, icyo twakwita mind reading mu cyongereza. Bumwe mu buryo bwo gutekereza nabi butubaho ni ugutekereza abandi tukaba nk'aho twasomye intekerezo zabo. Aha ni igihe mu by'ukuri dutekereza ko tuzi icyo abandi badutekerezaho cyangwa se icyo barimo gutekereza. Urugero, kuba wohereje umuntu ubutumwa ukibwira ko yabusomye akabwirengagiza. Gutekereza umuntu nabi ni nko gutekereza uti ahari yirengagije ubutumwa namwoherereje kuko andakariye. Aha ni igitekerezo kikuzamo igihe wibwira ko runaka arimo gutekereza nyamara atigeze we ubwe akubwira ko yiyumva, ugasa nk'urimo kumutekereza. Bishobora bikakwangiza kuko ushobora gutangira kwishyira hasi cyangwa se ukihunza unajya kure y'inshuti cyangwa se abagize umuryango wawe kubera ikintu utekereza nyamara kitari ukuri. Uramutse wize kureka guhita ufata imyanzuro, ahubwo ukiga kubaza abantu uko biyumva, byagukiza stress nyinshi ugira itari ngombwa yo gutekereza abandi. Icya kabiri ni ukwishinja amakosa no kwicira imanza. Ubundi bwoko bw'intekerezo mbi ni ugutekereza wishinja amakosa ari nako wicira imanza. Aha ni hahandi mu nkoranyamagambo yo mu bwonko bwacu hahoramo ijambo nakabaye, nakagombye cyangwa se iyaba cyangwa se iyo menya. Igihe dutekereza ku makosa cyangwa se ibintu twakoze, nubwo ubizi ko utahindura ahahise cyangwa se ngo usubize ibihe inyuma, ntibibuza iteka intekerezo gusubiza inyuma ku byabaye kandi bikadufata igihe tubitekerezaho. Abantu mu busanzwe bagira kwishinja amakosa igihe cyose bagumije intekerezo ku makosa bakoze. Urugero, uravuga uti nakabaye nagiye muri siporo uyu munsi, hanyuma bikaba byagutera kumva wishinja ikosa ryo kuba utakoze siporo, bigatuma utangira kwishyira hasi mu bitekerezo. Nyamara ahubwo aho gutekereza utyo wishinja ikosa, wakavuza uti sinagiye muri siporo uyu munsi ariko ntacyo bitwaye, ejo nzajyayo, nzakosora amakosa ngeyo. Icya gatatu ni ukubona uko ibintu bizagenda kandi ntawe umenya ibyinshi. Ibi byitwa fortune telling. Bukaba uburyo bw'intekerezo zikuzamo, aho utekereza ku kibi kiruta ibindi gishobora kubaho. Iyo wibanze ku kintu cyangwa se ibihe bizaba mu nzagihe, akenshi bishobora gutera ibitekerezo bibi ukibwira ko hashobora kuba ikintu kibi. Urugero, wagiye mu kizamini cy'akazi cy'amagambo cyangwa se job interview, wavayo ugatangira gutekereza uti aka kazi ubanza atari akanjye, n'ukuntu abandi bari baje bambaye neza n'imodoka bajemo. Aha urabona, utangiye gutekereza no guhangayikishwa n'ibintu bibi bishoboka kandi bitaranaba. Ibi ni bibi kuko bishobora kukubuza guharanira intego zawe ndetse ukareka kwiyemeza ibikomeye.
no kugira icyizere. Fortune telling ishobora kukugiraho ingaruka zikomeye ku cyizere wigirira. Mu gihe ikintu cyiza kiruta ibindi wakamenye, ari uko ntawe umenya iby'ejo, kandi ejo hazaza hashobora kutuzanira ibyiza byinshi, bityo hakaba hadakwiye kuduhangayikisha. Icya kane, intekerezo ya kane mbi ituza mu ntekerezo zacu ni ukwigereranya n'abandi. Mu isi ya none bishobora koroha cyane ko twigereranya n'abandi, cyane cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga. Buri wese uyu munsi ashyira amafoto meza aruta ayandi n'inkuru ze nziza akabishyira kuri stati ya WhatsApp, kuri Facebook cyangwa se kuri IG. Bishobora rimwe na rimwe kudusigira akantu ko kumva ducitse intege, kandi ntitubure akantu k'agashyari bituzanira nk'abantu. Iyo wigereranya n'abandi ukizanamo ibitekerezo nk'ikigira kiti ni mwiza kundusha, cyangwa se ndabona yambaye neza, njye nk'ubu ni kuki ntamera neza nk'abandi, bishobora kugutera kumva uri hasi ndetse bikakugeza ku gahinda gakabije, depression. Ikintu iteka ukwiye kwibuka ni uko burya buri wese agira ingorane ze n'inenge utamenya, kandi nta muntu n'umwe ubaho ubuzima buzira amakemwa, perfect life, akiri muzima. Uramutse ubashije kwirebera mu rumuri rwiza, ukibuka ko wa mugani wa Masabo, ingorane zibaho buri wese akamenya ize, ko buri muntu afite ibimubabaza mu buzima bwe ndetse n'ibimushimisha, byakorohereza kugerageza kurebera ibintu mu ruhande rwiza gusa, ntugereranye n'abandi. Icya gatanu ni gushinja abandi amakosa. Indi ntekerezo mbi ikunda kutuzamo ni gushinja rubanda rundi amakosa. Ni hahandi wishinja cyangwa se ugashinja abandi amakosa ku byabaye. Ibi bishobora gutuma wumva ubwawe ntacyo ushoboye, ndetse ubwawe utagenewe gutsinda mu buzima, ko uri feyira, kandi iyi ni imwe mu nzira zitugeza ku gahinda gakabije. Nubwo hari intekerezo mbi zijya zituzamo nk'uko tumaze kuzivuga haruguru, icyakora hari uburyo wabigenza ngo uhangane n'intekerezo mbi igihe cyose zikujemo. Iyo umenye gutahura bene izo ntekerezo, biroroha kumenya uko wabigenza. Dore bimwe mu buryo wakoresha kugira ngo uhangane nazo. Uburyo bwa mbere ni ukwitekerezaho utuje nta kirogoye. Ni bimwe mu ndimi z'amahanga bita meditation. Bikaba uburyo n'inzira ikomeye yo gushyira intekerezo zawe hamwe, kandi ukita ku bihe by'indagihe nuko wiyumva. Bishobora gufasha kugukura mu bihe, kandi bishobora kuba inzira nziza wakoresha igihe uri mu bihe bituma intekerezo mbi ziza mu mutwe, kandi ukaba usa naho udafite uko uhita ubirwanya. Muri iyo meditation naho ibitekerezo bibi hari ubwo bikuzamo, ariko urabireka bikagenda. Niba urimo kunyura mu bitekerezo bibi ukaba ubona hari uburyo wabona iminota 10, gerageza ushaka ahantu heza hatuje, umedite, winjize kandi usohore umwuka mu bihaha, ureke kwibanda ku bitekerezo bibi, ahubwo wibande ku byiza. Uburyo bwa kabiri, hindura uburyo bw'imitekerereze yawe. Iyo uzi ko ibitekerezo bibi bikuzamo, ushobora gutangira kugerageza kubihindura. Wenda ushobora kwibaza ubwawe impamvu ibi bitekerezo bikuzamo. Ese nuko hari ikindi kintu cyabaye? Ese hari uburyo warebera icyo kintu mu rundi ruhande rwiza? Ubundi buryo wahindura intekerezo mbi ni ukugerageza guhindura uko wabona ibintu. Urugero, niba utekereza uti uyu munsi ndaza gutsindwa iki kizamini, ahubwo ugatangira gutekereza uti ndabizi ko mpangayikishijwe no kuba natsindwa iki kizamini, ariko nzi ko ningerageza uko nshoboye biba bihagije ndi butsinde. Uburyo bwa gatatu, shaka inshuti zigira ibitekerezo byiza, zikarebera ubuzima ku ruhande rwiza gusa. Aba ni ba bantu bitwa mu Cyongereza positive people. Wigeze ugira itsinda ry'inshuti zigushyira hasi mu bitekerezo, cyangwa se zagize icyo zikuvugaho kitubaka kandi kibi kitakubaka? Ibi bishobora kugira uruhare ku buryo utekereza nuko nawe ubona ibintu. Igihe wiyumvira hasi, inshuti nziza zifasha ndetse n'umuryango bashobora kukugira inama, ndetse bakagutera kureba uruhande rundi rw'ibintu ku byari biguhangayikishije, ukaba wabona ibintu mu buryo bwiza. Niba inshuti zawe ari za zindi zituma uhangayika gusa, ukwiye guhindura abo mubana. Ntukeneye abantu bongere ibinyoro mu bibembe byawe. Niba uri umuntu usanzwe wigirira ibitekerezo bibi, ngo ugire inshuti zimeze zityo, kuko zikongerera ibibazo bakabyongerera ubukana nk'aho babugabanyije. Shaka inshuti zikuzamura, bitari zimwe zituma wiyumva
ko nta gaciro ufite, ahubwo ashaka za zindi zikuzamurira icyizere ukumva wiyumva neza. Icya kane, kora urutonde rw'ibyo wishimira. Icya kane, kora urutonde rw'ibyo wishimira cyangwa se ushimira. Ushobora kuba atari ubwa mbere wumvise ibi byo gukora urutonde rw'ibyo wishimira, kandi ni ikintu cyiza kubera impamvu zitandukanye. Iyo wanditse ibintu ushimira Imana, ibyo wishimira cyangwa se neza wagiriwe, bituma wibanda ku byiza biri mu buzima bwawe muri icyo gihe. Izi ntonde zimeze nk'umwitozo wo gushimira, aho witoza kwandika ibintu byiza no kuri wowe. Aha mu gihe utekereza ku byo udashoboye cyangwa se wananiwe, ahubwo uhita wiyibutsa imbaraga zawe n'ibyo ushobora kurusha ibindi, ndetse n'ibindi ushoboye bikomeye cyangwa se byoroheje wigeze kwiyemeza ukabigeraho. Ibande ku bintu byiza wiyiziho cyangwa se wabwiwe. Urugero, nko kuba uri umuntu wita ku gufasha abandi ndetse n'ineza wagiriye undi ejo hashize cyangwa se ejo bundi. Jya wandika ikintu cyiza cyose wiziho. Ibi ushobora kubikora ubyutse cyangwa se mbere yo kuryama, cyangwa se ugatangira kwandika igihe cyose ibitekerezo bibi bikujemo. Icya gatanu wakoresha kugira ngo urwanye ibitekerezo bibi, bivugaho amagambo meza. Nanone aha ukwiye kwirinda kwivugaho amagambo mabi ndetse no kwibwira nabi mu mutima wawe, kuko iyo wivuze niho neza ukabyimenyereza, ni ibintu bigufasha kwikunda kandi bikakuzamuramo imbaraga zo kwibona neza, self love and positive energy. Ibi rwose byagufasha igihe umunsi umwe igitekerezo kibi kikujemo. Ushobora gukoresha imvugo igira iti ndumva ameze neza kandi nzi ko nza kugira umunsi mwiza, cyangwa se uti ndagerageza gusakaza neza mu bandi ariko nanjye ntiyibagiwe. Nuramuka ushoboye kubigenza gutya, bishobora rwose kugufasha kwigobotora ibitekerezo bibi bikuzamo byari byarakugarije. Mbashimiye ko twabanye muri kino kiganiro. Niba wagikunze ukaba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro.